ariko buriya nimba hari agaturu karyoha ni agaturu ka saa 11 saa 10 za mu gitondo. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimba umugabo yawe afite akazi ukaba nta mukozi ufite, ugomba kubanza kubyuka umubajije ukamukomanga, sheri umeze utewe, waramutse neza, urumva umeze neza, yego none se sheri ko ngiye kugutegurira, ngiye kugushyira amazi muri dushe utegura ibyayi, none mbyuke nta kintu wumva ushaka, nta kintu uri bukore. Ndagusuje wowe dukurikirana umunsi ku wundi, mubwira ngo Diane aragukunda nkuko natwe mutugaragariza urukundo. Ni ukuri natwe turagukunda, kandi pe ujye ureba ibiganiro byacu birangize, kuko ibiganiro byacu biba birimo inama zitandukanye ushobora kwigiraho wubaka urugo rwawe, cyangwa se uko wafata na sheri wawe. Erega buriya ushobora kuba utubatse ariko ufite sheri kwitaho umunsi ku wundi, sibyo? Utafite uvuga ngo ufite ibyo ugambiriye, yego arabiguha, ariko byibura nawe ukamufata neza, kuko buriya iyo umufashe neza ntagira n'umutima wo kuvuga ngo agiye ahandi. Uzarebe wenda nimba ari n'itungo, wenda iyo itungo rifashe neza akamenya ko ugomba kumugaburira, ukamenya ko ugomba kurigaburira ukarifata neza nyine. Iryo tungo niyo uvuye mu kazi, niyo ugiye mu kazi riraguherekeza. Niyo mpamvu rero natwe abasheri bacu cyangwa abagabo bacu tuba tugomba kuba, buriya abagabo baravunika, cyo tubagirira impuhwe pe. Ugasanga umugabo yiriwe mu kazi, ugasanga umugabo yiriwe mu mirimo itandukanye, yiriwe mu mihangayiko, yaza agatahira no kundura. Oya, ntabwo biba ari byiza. Mujye mureka twifatira abagabo bacu neza, kuko buriya Imana iba yaraduhaye abagabo, ibizi neza ko tubakeneye kandi nabo badukeneye. Buriya ubundi baravuga ngo urugo ni ijoro rito. Nimba uzi neza ko urugo rwawe uhora uryagagurana, muhora mucagagurana, muhora mugira gute, nyamara ndakubwiza ukuri na rya joro nta hantu uzahera muryinjira. Buriya ijya kurisha ihera ku rugo. Nimba mu rugo rwawe rwose muhora muryagagurana, bigira gute, nta hantu na hamwe wahera uvuga ngo n'iryo joro uzaribona. Nimba umugabo yiriwe mu kazi agataha akubita intuze umugeri igikombe, agataha amasafuriya ari mu muryango, nta kintu na kimwe, akagenda agasanga mu cyumba uburiri ntibushashe, agasanga umwuka niwe umutanze imbere utari mwiza, ubundi si ubwo ngubwo urambwira yuko uwo mugabo yakwihangana gute? Buriya naje gusanga abadamu abeshi, yego habaho n'abagabo bagira ingeso pe, ariko abadamu benshi nararebye nsanga ni twebwe dutuma abagabo bacu baducinya cyangwa se banaduta. Umugabo nimba ubyutse mu gitondo, buriya kirazira kikanaziririzwa, nta mugore ubyuka mu gitondo umugabo akiryamye atamubwiye ngo, atamusabye uruhushya ngo amubwiye ngo sheri mbyuke. Iyo umukomanze niyo yaba agisinziriye ukamubwira ngo sheri mbyuke, akakwemerera, cyangwa se yibwiye akwangiye, abashaka iki? Abashaka ko mukora ibintu, sibyo? Abashaka kurongora. Kandi buriya nimba hari ikintu, kuko umugabo ntabwo muba mwirirwanye, sibyo? Umugabo yirirwa mu kazi, umugabo agataha nijoro, ukirika wa mugabo mwirirwanye uvuga ngo saa sita wenda z'amanywa mugiye kubikora. Ariko buriya nimba hari agaturu karyoha ni agaturu ka saa 11 saa 10 za mu gitondo. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimba umugabo yawe afite akazi ukaba nta mukozi ufite, ugomba kubanza kubyuka umubajije ukamukomanga, sheri umeze utewe, waramutse neza, urumva umeze neza, yego none se sheri ko ngiye kugutegurira, ngiye kugushyira amazi muri dushe utegura ibyayi, none mbyuke nta kintu wumva ushaka, nta kintu uri bukore. Iyo akubwiye yego genda ndananiwe cyangwa se oya, ni ukuvuga ngo urabanza ugakemura gahunda zo mu buriri. Narababwiye ngo buriya nimba hari ikintu kibaho ahantu ibintu bipfira ni mu buriri. Niyo bigiye gukunda bikubakika bikamera neza no kubahana, ikintu cyose mugomba ikintu cyose, nimba yaba ari n'ikibanza mugiye kugura, niyo yaba ari inzu,
ibi bintu mu biganira mwicaye ku meza ariko cyane cyane byemezwa muri mu gikorwa muri kwa kundi muba murangije kandi nimba arangije kukurongora tutangira kumubwira ibintu by'amagambo menshi reka banza tuze mureka banza ruhuke kuko ako burizo imisozi abatereye imisozi hari ahantu bavuye ni kure cyane reka banza ruhuke reka banze yiyumve mu kwatuje ashirimu areke kwahagira nibyo biba ari byiza kandi nibyo biryo noneho namara kuruhuka maze gutuza ubona ko atangiye kukuganiriza noneho nawe uhite umubwira ati bimeze gutya na gutya akuzi ko buriya abagabo benshi iyo anarangije abananiwe akesha itanasinzira iyo mpamvu yo kumuzanaho ibintu byinshi stress biki n'ibiki oya uramurika akabanza gatuza sibyo akabanza gatuza agashira impungu hanyuma mukaganira nyuma uko ni ku rugo rwubakwa wa mugaba najya no mu kazi ntago azabona umukobwa runaka ngo yumve ngo aramushegeye azabaswe yagusize inyuma umugore we mwiza kandi akunda muganira ibintu byose bikajya kugihe ariko se nataha agasanga wibereye mu bana ntumuhaye abadamu benshi twitwaza ngo ingo twazigezemo ngo icyo nashakaga cyari cyemutse agasanga nturana karaba umva narabwiye ngo mujye mwigira kuba indaye imbere y'abagabo bana nimba umugabo wawe atashye uzi isaha atahira uri kumva shaka ka kenda keza akajipo nta nikarisirimo kamwe kagufi ku buryo wunama agahita yumva aragushegeye agahita santima ziza ndabakunda cyane tubagira inama zitandukanye kuri channel yacu mubwira ngo nyaboneka uko utarakora subscribe gerageza uyikore ibiganiro byacu bibona umunsi